Hey guys, are you okay? Are you fine? So welcome back to our YouTube channel. We appreciate ko uri hano. So turakwishimiye cyane kandi tugusaba kugira ngo ukore subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa. So guys, mwihangane ko twari tumaze iminsi, tumaze amasaha menshi tudakora kandi buri munsi ubundi tuba tugomba gukora. Say hi. Hi. Bahe welcome. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu chite&nana kandi mwakoze cyane Imana ibahumugishe. Rero icyo tugusaba wowe kanda kuri ako kantu k'umutuku. Koraho gusa ribi. Ubundi wirebere video zacu nziza cyane z'urukundo. So she is tired. Kakanya. Hey. Okay. Sibyo. Okay. Uyu munsi rero ngo abafitiye kanasha. Abafite. So guys, tumaze kuba inshuti. I think so ko tumaze kuba inshuti ku buryo bumeze neza. Ntabwo ndita ku mubare wa views dufite, niyo zaba bije 30. Ariko nzi ko abantu 30 turi inshuti. Nzi yuko muri 30 bahari mwese muri inshuti nta mwanzi urimo. So kubera ko tubakunda, twifuje kubasangiza iyo nkuru nziza yagize ite yagize nyire nziza dushimishije, nziza yatunejeje. N'uyu munsi tukaba twumva twishimye. Ni kimwe mu bintu bitera ibyishimo guys. Ni iby'igikundiro cyangwa se ni ibintu bitangaje, mbuza amagambo ngagira icyo mvuga. Okay, ashaka kubabwira yuko nyine ndatwite. Ndatwite. Katubereke. So guys, kana twihanganira uburyo tubibabwiyemo ariko kakuze. Kakuze. Ndetse tuberekere muri abandi nibwo babibona. Gutya. Ukosa. Gutya tubereke. Yakuze nge iki gitondo cyakeye nibwo narebye kunda mpita mbibona ko kabaye kakuze. Reka tubereke neza. So guys, she is now pregnant. Vuba ndaba papa. Nanjye vuba nyine ndaba mama. Vuba cyane mu gihe gitoya tutabatangarije ariko muzatangarizwa. Uyu nyine ni igihe gito cyane twahita tuba akaba daddy nk'abami tukabona akana. Nise ko wagize isoni. Reka dushyire hano gutya tuganire n'abantu. Sibyo. Guma hirya yawe sibyo. Guma hariya dufate focus. Egera imbere ho gato. Egera hino gato. Guys, nyuma yo kubona kakuze kabaye gakuru ari kwiyumva ate. So vuba ubu ndaba nitwa papa. Papa nde? Aho umuntu zamenya bitari kera. Nyuma y'amezi atari menshi turi abantu batatu. Hano hari undi mutwe uhagaze cyangwa se hano harimo undi muntu dufite gutya. Kagapacu.
nyine ni ibintu bishimishije cyane ubona nyine umuntu afite undi muntu muri tekereza ko ubu ndimo babiri ubu turi babiri ndimo ubu iyi nzu irimo abantu batatu ni ukuri ni byiza so ndaza kubereka neza ariko kabaye gafu ibintu twishimiye cyane ibintu bidukora ku mutima cyane kumva yuko tugiye kugira umuntu dukomokaho tugiye kugira akana kandi Imana irakoze kuba mbonye umwana wanjye ari kugenda akura kuko iminsi igenda yaba avuye mu bihe bitoroshye y'amezi matoya akomeye tureba neza nyine narivuze ko umuntu aba avuye mu bihe bitoroshye muri amezi makeya yaba akomeye nyine matoya aba akomeye aka kanya rero kubona nyine akana gakuze Imana guys byaragoranye Imana ibiha umugisha sinavuga ngo igumye ibiha umugisha nyine umugisha umwana wanjye Imana nyine igumye imundere ahari Imana ibyumva kandi natwe duhumugisha so turabasaba mudusengere umwana wacu ahumye amere neza mu nda musenge Imana kubera ko ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ni ibintu bisaba amasengesho cyane ko Imana iba iri mu irema so ni ibintu bisaba amasengesho ni ibintu bisaba ko uba hambo ukitonda ariko nanone Imana niyo irinda niyo itureba ikamenya uburinzi dukeneye ikabuduha so inkuru yacu y'uyu munsi yariye ariko mwibagirwe gukanda subscribe kandi mwibagirwe gutera comment mutubwira ko mwabyakiriye ndetse munadusengere Imana igumudufashe turinde uko turi batatu kandi nawe uri kudukurikirana wowe udukunda wowe utwitayeho kandi wowe wafashe umwanya wawe ukaba watwumvishije Imana igumugisha kandi natwe Imana nyine igumye iguhe kurama no kuramba imyaka ibihumbi so Imana ikurinde indwara hari abarwaye hari umuntu uri kutureba wenda arwaye dusabye Imana ngo igufashe kandi ikomeze kuguha igufungurira imiryango mu bintu byinshi cyane uri gukora biguha umugisha muri business urimo kandi niba hari ikibazo gihari Imana igufashe gikemuke so turagusabye kuri subscribe share ndetse na comment ubundi natwe tugiye kuryamisha akabebe bye love you